Dukurikije raporo yakozwe n'ikigo cyo muri Amerika gishinzwe kurwanya indwara, kimwe cya kabiri cy'abana bafite imyaka iri hagati ya 15 na 19 bakoreweho ubushakashatsi bendanye mu kanwa bicogenital cyangwa oral sex. Hari umwanditsi w'igitabo witwa Charles Nazam mu gitabo yanditse cyitwa Oral Sex in the New Good Night Kiss wavuze ati iyo ubwiye urubyiruko ibyo kwendana mu kanwa bakubwira ko ari ibintu bisanzwe, bumva ko atari ubusambanyi. Wowe ubyumva ute? Icya mbere, ese kwendana mu kanwa byatuma umukobwa atwita? Igisubizo oya. Iyo niyo mpamvu ituma abantu benshi batekereza ko kwendana mu kanwa ntacyo bitwaye, ariko baba bibeshya. Ikibazo cya kabiri, ese kwendana mu kanwa bigira ingaruka ku buzima? Igisubizo yego. Umuntu wendana mu kanwa ashobora kwandura indwara y'umwijima, hepatite yo mu bwoko bwa A cyangwa B, kurwara ibisebe ku myanya ndangagitsina, imitezi, uburagaza, virusi itera sida na mburugu kimwe n'izindi ndwara. Ikibazo cya gatatu, ese kwendana mu kanwa n'ubusambanyi? Igisubizo yego. Igikorwa icyo ari cyo cyose gituma ukora ku myanya ndangagitsina y'undi muntu, urugero nk'imibonano mpuzabitsina, kwendana mu kanwa, kwendana mu kibuno no gukinisha imyanya ndangagitsina y'undi muntu ugamije guhaza irari ry'ibitsina, ibyo bikorwa n'ubusambanyi. Hari igitabo cyavuze ko ubusambanyi bwerekeza ku mibonano mpuzabitsina hagati y'abantu batashyingiranywe mu buryo buhuje n'amategeko, nanone bukubiyemo ubutinganyi, kuryamana n'inyamaswa, kwendana mu kanwa, mu kibuno cyangwa gukora imyanya ndangagitsina y'undi muntu mu buryo bubyutsa irari. Abasoma Bibiliya mu Rwambere rwo bakora n'igice cya 6 umurongo wa 18 muri Bibiliya yera hagira hati muzibukire ubusambanyi. Ubyumva ute? Byandike muri comment kandi ujye kuri channel yacu Full Can Tax, hariho ibindi biganiro byinshi.